hanyuma ikintu nababwira cya mbere ku itariki 30 tuzahure mumbone live mubone Marina Deborah kandi hari igitaramo n'ubundi abanyarwanda bari biteguye mu karere ka Bugesera nkuko muri kubibona aka kanya cyangwa no mu munsi washize cyari igitaramo cya Yamana. Yego. Habayeho change zitandukanye bitewe n'igihe abantu tugira cyangwa tukagira amakosa mbizi ariko dufite Yamana ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu byari ku muganda ariko habayeho change aka kanya nibwo turi kubitangaza kugira ngo abanyarwanda bakurikira entertainment bazaza wenda bari bategereje enjoyinga Yamana ko benshi babinyandikiye bitambibona habayeho change y'akantu gato bitewe n'ibibazo byamubayeho bitarakemuka kandi twebwe turi muri business yo kugira ngo abanyarwanda mwishimwe munezerwe. Hello muraho murakomeye twebwe tumeze neza turashima Imana nta kibazo dufite nta n'ikibazo dushaka kwiteza muri aya masaha. So guys umunsi nishimiye kuba hano muri aya masaha kugira ngo tuganire gato ariko muri make ayo masaha ndashaka kubabwira ko ntari njyenyine kuri uyu munsi wa none ahubwo mfite umutumirwa ni umushyitsi hano kuri Akari Nation ariko nanone ni inshuti yacu muri rusange mu buzima busanzwe hari aho wenda nawe mwigeze guhurira kubera ko ni umuntu ubarizwa muri entertainment. So twagira ngo tumwakire tudatinze tuganire akanya gatoya agire byinshi atuganiriza. Batangira wibwira abakunzi bacu. Abantu bakurikiye Akari Nation nitwa DJ MC Kadabra number 1 wabase wayase. Okay Kadabra njyewe nkuzi nk'umu MC umu DJ umu songwriter ukora utuntu twinshi pe noneho muri make uruvange muza uruvange ariko uyu munsi noneho ubarizwa muri Uganda nyir'izina. N'ubundi uruganda umuntu abarizwamo nubwo bikora nk'imvange ariko ni entertainment muri rusange. Yego. Ndandika ndi umu MC ndi umu DJ ndi umu hoster byose ariko byose muri rusange ni entertainment n'ubundi no kugira ngo entertaining abantu bakomeze bagukurikirane bagukunde hanyuma abanyarwanda bishimye cyane ariko nawe bibyaza umusaruro ibyo bitunze. Ni byiza cyane twishimiye kwakira hano. So rero nagira ngo tubwire kuri ubu ngubu wagushaka wenda akeneye ko mukorana yakubona gute? Umuntu wakenera ko dukorana cyangwa wakifuza ko namufasha muri business yiwe ashobora kujya kuri social media yaba Instagram yaba Facebook yaba WhatsApp akangurikirana nitwa DJ MC Kadabra official kuri Instagram na Facebook. Yego twishimiye rero kwakira uno munsi noneho rero twagira ngo tuganirize ku gitaramo mwari mufite gukora mu minsi yashize utubwire noneho n'impinduka zabayeho. Hari igitaramo n'ubundi abanyarwanda bari biteguye mu karere ka Bugesera nkuko muri kubibona aka kanya cyangwa no mu munsi washize cyari igitaramo cya Yamana. Yego. Habayeho change zitandukanye bitewe n'igihe abantu tugira cyangwa tukagira amakosa mbizi ariko dufite Yamana ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu byari ku muganda ariko habayeho change aka kanya nibwo turi kubitangaza kugira ngo abanyarwanda bakurikira entertainment bazaza wenda bari bategereje enjoyinga Yamana ko benshi babinyandikiye bitambibona habayeho change y'akantu gato bitewe n'ibibazo byamubayeho bitarakemuka kandi twebwe turi muri business yo kugira ngo abanyarwanda mwishimwe munezerwe cyane cyane abantu batuye mu karere ka Bugesera Imayange ahantu bita mu Biryogo muri Headquarter Lounge ko buri kuwa gatandatu tuba dufite umuhanzi hamaze kunyura abahanzi benshi Riderman Bulldog ubushize muri weekend yashize hari Platine tugira na comedy tukazana abakomediye abantu bakishima
so habayeho rero impinduka nk'abantu bamaze iminsi babona amafishi yanjye kunoze kuri stati zanjye cyangwa kuri social media zanjye ndetse n'iza Helicopter Lounge byabaye nk'ibisimbuko bitewe n'ibibazo by'umuhungu yagize y'amano. Ubu ngubu umuntu uri mu Rwanda, umuntu uri ahandi hantu yari ategereje kuza mu gitaramo, aka kanya turi kuvugana amasaha, ubu ngubu twazanye umuhanzi n'ubundi w'Iburasirazuba Abanyarwanda mukunda, umukobwa mwiza uririmba neza, wabikoreye, ufite abafana benshi, bamwita Marina Deborah. Oya, nk'uko wabivuze nyine mwari mufite kuzakorana na y'amano, niwe mwari mufite kuzakorana muri icyo gitaramo, niwe wari kuzakora nk'umuyobozi. Njye ni umuhosta, nijye wari kuzamwakira. Niwe wari kuzamwakira, noneho haza kuba impinduka bitewe n'uko y'amano kuri ubu ngubu atari kubarizwa mu maboko ye, niko navuga. So twanabwira abakunzi be kugira ngo mwihangane, ariko nyine munamusengere kugira ngo ibibazo ari kunyuramo birangire yongere agaruke. Nk'uko mwabyumvise rero ku itariki 30 niwe wari kuzakora, bari bafite igitaramo bagomba kuzakoramo, ariko kubera ibibazo ntabwo biteguza, kandi biriya ni nka aksida kuko ntabwo biteguza. Yego, ariko inkuru nziza ni uko uyu munsi bamaze kubona uzakora muri kiriya gitaramo cyari giteganyije kuzakorwamo na y'amano. Ubu ngubu akaba ari Marina Deborah nk'uko wari umaze kubitubwira. So twagira ngo noneho wowe utwinjize mu kazi kawe k'ubuhost. Ni izihe challenges ujya uhura nazo mu kazi kawe k'ubuhost? Challenge ntabwo zijya zibura, nk'uko uri kubyumva. Urumva iyo wateguye umuhanzi ukamutegura ndetse ukanabimenyesha abantu baba gukurikirana cyane, even ntabwo ari njye njyenyine kuko mufatanyamo n'abazajya, tugakora marketing bihagije. Iyo ukoze marketing bihagije hari abantu benshi bayibona, yaba bari mu Rwanda, bari hanze, bakabwira n'abandi. So iyo challenge rero ibayeho kumva nyine umujene yawe n'ikibazo, ko twese duhura n'ibibazo, ariko buriya nk'uko wenda tubirihuse n'ibyo gitaramo ibaze kiba kiri ku wa gatandatu w'ejo bundi, byari kuba nyine ari ibintu bigoye kandi uramaze kuhapodetinga abantu bazaza mu gitaramo. So biba byiza rero iyo ibyo bintu bikosoye, ariko challenge duhura nazo nyine ni izo ngizo, ni ugutenguha n'igihe, ugatenguha n'umuntu ariko nawe atabigizemo uruhare, kuko y'amano ntabwo ari we biteye ibyo bibazo byose. Abanyarwanda babibonye, abantu bakurikira ama social media yiwe yaranabitangaje mbere yuko bamufata bamujyana mu mategeko. We yabanje kubiseguraho ababwira ko ibintu nyine bizakemuka bitewe n'uko afitanye ibibazo n'umugore we. So challenge rero nk'abahost tugira ni ugutegura ikintu kikazamo imbogamizi utateguye, kandi iyo mbogamizi uwo muntu ahari ariko udafite ubushobozi bwo kumugeraho. Yego. Noneho urugendo rwawe muri entertainment bimaze igihe kingana iki? Urugendo ni rurerure, ariko nk'uko nabikubwiye mazemo imyaka 15-16. Ni blessing umuntu agira, umuntu wese iyo ushoboye cyangwa ugize n'amahirwe yo kugera kuri tere ukabasha gukorana n'abantu cyangwa ukabasha kwinjira muri icyo kibuga. Umuntu bitangiye ni muri primary mo gake, biza guturika ndi muri Twankome mu wa kabiri, ndakeka ni kera cyane. Imana mu blessing ndabikunda kugeza na n'ubu ngubu, rero ni haso. Yego, birumvikana. Noneho twagira ngo mbere ko dusoza utubwire muri make cya gitaramo ubu ngubu giteganyije uhereza abantu adresse, ubibutsa amatariki kugira ngo umuntu ushaka kuzitabira igitaramo bitazamucika. Umuntu ushaka rero kwitabira igitaramo, umuntu uri mu Rwanda ndetse ushaka no gushishikariza Abanyarwanda, kuko mu Rwanda tumaze kugira showbiz nziza, ibitaramo urabitegura abantu ukababona. Nyarukira, va muri Kigali ujye kuruhuka. Kigali ubundi habaramo stress nyinshi y'urusaku. Nyarukira no mu karere kandi, aho n'ahandi ni mu Bugesera,
ugakomeza i Nyamata, wava i Nyamata ukagera i Mayange ahantu bita mu Biryogo, bahita muri Headquarter Lounge. Yego. Buri wa gatandatu tuba dufite abahanzi, uri kubyumva? Yego. Bitekerezaho buri wa gatandatu umuhanzi, kandi umuhanzi atari ba bahanzi bakizamuka, n'abahanzi b'abasitari bamaze kuhaca. Riderman yaraciye, Bulldog yarahaca, Platini ubushize twari tumufite, Makanyaga hano ruguru uramubona, ni umuntu uhora mu Bugesera. So icyo nabashishikariza rero, mugura amatike hakiri kare. Itike ni 3,000, VIP ni 5,000. Ushaka kugura table y'abantu 6 cyangwa 5 cyangwa 3, ariko ari table y'umuryango ni 30,000. Ni ahantu heza. Amatike ubu yatangiye kugurishwa kuko ubu ngubu dukoze change aka kanya, ariko ejo abantu wenda address yanjye, nimero yanjye, hanyuma ejo bakazabimbaza babereka ukuntu bazagenda babona amatike. Nk'aya y'Amano hari abari baguze amatike y'Amano ko byari byasohotse. Urumva y'Amano twamwafashije ku wa 3 kandi igitaramo kiri ku itariki 30. Urumva hari hashize igihe, haciyemo n'iminsi. Hari abakiriya twebwe tugira hariya bahoraho kandi bakunda ibitaramo bya Headquarter, hari abaguze amatebo, hari abari muri VIP, ariko abo bantu bo ntabwo ibintu byahindutse ko ayo matike bazayagumana, ahubwo abatarayabona, ko amatike hariya muri Headquarter akunda gushira hakiri kare, ugasanga ko ni ahantu hanini ariko ntabwo ari hanini cyane, ko hazamo nyine abantu bashoboye bashaka kwirira show. Kandi ikindi twe mu Rwanda dukora show zirenze, kandi umuhanzi ukamubonera igihe. Waba ushaka ifoto n'umuhanzi, ushaka guciringa n'umuhanzi, ko umuhanzi wacu ahagera kare. Nimba ari umufana wifuje kuvugana nawe, mukavugana bagaciringa, hanyuma kandi ukeneye kwenjoyinga bakatira morning. Urumva ko ari ibintu byiza cyane guys, ko tugira amahirwe yo kuba twabona abahanzi bacu, abantu dukunda entertainment. Aho hantu ndumva ko ni ahantu heza ugenda ukaba wabona ibirori byawe kandi udahenzwe. Mu gihe hano muri Kigali dushobora gutegereza ugasanga tumaze igihe kinini tutabona ibitaramo nk'ibyo ngibyo, cyangwa se tudahura n'abahanzi bacu dukunda. So twagira ngo dusoze rero tugushimira. Hari icyo babwira abakunzi bacu muri aka kanya? Abakunzi bakurikira Akari Nation, nabashishikariza gukora subscribe, mugakomeza mukareba ibiganiro bya mushiki wacu, mukamuteza imbere. Hanyuma ubuzima si mubizi ko ari Mathias, ngiye ngira slogan, ubuzima ni Mathias. Bisobanura iki Mathias? Ubuzima ni Mathias rero, ni umushiti wawe. Mathias? Mathias ni umushiti wawe, ni sogokuru w'umushiti wawe. Byenze gute? Iyo nkuru ndumva nshaka kuyimenya. Ni inkuru nyine ko turi urubyiruko twese, hari boro tuba zaratubayeho nyine zitandukanye. Ni sogokuru wa Peter. Byamugendekeye gute? Ni umusozi twakuriyeho. Uwo musozi yaraje umusaza arawutwara bose. Wari uwe mu bihe bya kera. Yari afite umusozi nk'uko wakumva Gikondo yose. Ukumva nyine uwo musozi bahita bawitirira Mathias. None uwo musaza yari yakavuga ati isi ni Mathias, ko yumvaga isi yose yari isi ni Mathias. Rero kora subscribe, hanyuma ikintu nababwira cya mbere, ku itariki 30 tuzahure, mumbone live, mubone Marina, Deborah, kandi nyuma ku gitaramo kizaba kiri live streaming. Hari social media za Headquarter Lounge muzazibona. Mushiki wacu nawe azaba hari nawe kuri YouTube channel yiwe. Icyo gitaramo kizaba kiri live, muzagikurikire, tuzaganira na Marina kuri uwo munsi, tuzababwira feedback kuri channel yacu dukunda. Mukore subscribe. It's a DJ MC Kadabra number 1. Thank you guys.